Reka nongere mbahe ikaze kandi mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni Urugero TV and Radio Official muri cya kiganiro The Gospel Hub, ikiganiro cyiza, ikiganiro tubageza amakuru ya gospel atandukanye, ikiganiro tuvuga ibintu igezweho bigenda bivugwa. Uyu munsi nagira ngo tugarukiye ku nkuru zimaze igihe zicicikana zivuga ku makorali yo muri ADEPR. Mu by'ukuri hano hanze hasigaye hari ikintu navuga ngo niba ari uko tuba dushaka views, hasigaye hari inkuru nyinshi abantu barazakira. Ejo bundi mperutse kwakira inkuru, reka mvuge ngo narayumvishe nanjye nyifata nk'ukuri. Yari inkuru nari nkuye kuri YouTube ahantu bavuga ko amakoro yo muri ADEPR arimo arahemba abantu amafaranga menshi pe. Abaririmbiremo harimo recruitment, ntabwo njye nabifashe nk'ikinyoma kuko birashoboka, kuko nta ubizi buriya makorali hari abafite ubushobozi bwo kuba bahemba abantu bitewe n'uburyo runaka. Ibyo rero byatumye nganira n'abantu batandukanye, ngira igice kimwe numvishe ko ibyo bintu bihari, aya makuru ahari, ikindi gice nongera kukiganira nazo kinsobanurira nayo impamvu ibyo bintu atari ukuri. Ngiye kubaha amakuru rero namwe muze kwitoranyiriza. Amakorali avugwamo kurokrita cyane abaririmbyi ni korali bita Shalom yo muri ADEPR Gakinjiro, hari korali bita Ukuboko kw'iburyo yo muri ADEPR mu Gatenga, hari n'izindi ariko izo nizo zigaruka amajwi cyane, zifatwa nk'ari korali zifite nyine abantu barimo bafite ishyaka ryo gukora cyane umuziki ku buryo bashobora kwemera agatanga imbaraga zabo n'ibyabo kugira ngo barebe ko ibintu byavamo. Naganire n'abantu bamwe bampa amakuru bampaye, ayo nakuye kuri YouTube, nayo naganiye n'abantu umvuka wateye. Barambwiye bati muri ADEPR korali bita Shalom na korali bita Ukuboko kw'iburyo kugeza uyu munsi harimo kuba agapingano ko kugura abaririmbyi n'abacuranzi. Ati biri kugenda bite? Hari kubaho nyine recruitment, hakabaho n'umushahara. Ati umva recruitment ni amafaranga ugura, ukagura umuntu kugira ngo azakore agukorere. Hanyuma bavuga izo nkuru zavugaga ko ADEPR muri Gatenga Ukuboko kw'iburyo gushaka gufata kubaka korali nka yindi ijya kuba muri bya bihe byahashize, ariko wenda noneho birushijeho, bakagarura abaririmbyi babo bari baravuye mu Kuboko kw'iburyo. Ubwo nawe muraza mu kubyumva bakurikirana korali Ukuboko kw'iburyo. Hanyuma korali Shalom nayo ya ADEPR Gakinjiro nayo ivuga yo mu mujyi nyine, nayo bakavuga ko ari korali ihora ishaka abana bafite impano, ikabazana ikabishyura amafaranga yo kubazana, ikabaha n'amafaranga ngo n'umushahara. Wowe muretse mu nkurikire mutaza kuncira urubanza no gushiraho comment mutarumva izi nkuru. Ni inkuru ebyiri mfite zitandukanye, side ebyiri ndazifite. Niyo mpamvu ntari buze kwemeza ngo niyi, ahubwo mwebwe mu nkurikiye muraza guca urubanza cyangwa se muraza gukuramo amakuru yanyu bitewe nuko mushaka. Ibyo byarabaye bimaze kuba havugwa ayo makuru yose. ADEPR hajemo na case numvisheho no kuri YouTube narayikurikiye ya Holy Nation, ko yari ifitemo umwe mu bantu bakoranaga nayo wabafashaga, akaba bamazemo n'igihe bita mu Bogora, bikavuga ko nawe yaguzwe, bamurokrise bamuzana bamuha akazi mu Kuboko kw'iburyo. Ayo makuru yose narayumvishe nyakura ku ma YouTube, gerageza kubaza abantu batandukanye. Igice kimwe ni cyampaye amakuru kimbwira muri ubwo buryo, reka mvuge ngo niyo ango yabo, niko nabo bafite amakuru. Hanyuma nagerageje kumva nshaka guhamagara Seth, umuyobozi wa Ukuboko kw'iburyo, gusa iki kiganiro nimubona abashije kukibona muzakimumire, kuko nifuza ko aya makuru nabo bavuga uruhande rwabo, kuko ndi kuvuga impande ebyiri, ndaza kuguha urundi ruhande rw'abandi. Hanyuma Seth, umuyobozi wa ADEPR wa korali Ukuboko kw'iburyo mu Gatenga, ndaza kugusaba niba bishoboka uzanyemerere nkeneye ikiganiro nawe kuri korali Ukuboko kw'iburyo. Hanyuma nze gusaba n'umuyobozi wa korali Shalom, niba mubinyemereye namwe munyemerere muzamuha umwanya. Nago ndi gutegeka, ndi gusaba. Aya makuru amaze igihe avuga ko izo korali zifite uburyo ziri kugura abaririmbyi, zikabishyura umushahara,
bakicara muri korali bakaba nk'abakozi. Ushobora kwibaza uti se ubundi ni bibi? Uri muri comment ushobora gusubiza, ese ni bibi kuba wagura umuririmbyi ukamwishyura akava muri korali yari arimo akaza gukora iwawe akaririmba, ukamwishyura ukamuhemba? Biramutse ari byo koko byaba ari bibi? Reka tugaruke ku kindi gice. Ikindi gice nabasha kuganira nacyo, baransobanuriye nabo ibyabo ku makuru bafite kuri korali ukuboko kw'iburyo na korali Shalom ndetse na Holy Nation. Icyo gice abo nabasha kuganira, abo naganiye nabo bari hafi n'izo korali, nabo bambwiye ko korali ukuboko kw'iburyo uwitwa Claudine wahoze aba muri kuboko kw'iburyo nyuma akaza kujya muri Alarme Ministries, yaramazeho igihe, ni umukobwa ukora ufite ijwi ryiza cyane, yaje kuva mu kuboko kw'iburyo, amaze kuvamo yerekeza muri Alarme. Kuvamo kwe, icyo gice cy'abantu naganire nabo bambwiye ko yavuyemo atamiranye neza n'uwitwaga Gikundiro ubu uri muri Amerika. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima, muri korali abantu bashobora kudahuza, ariko kandi ku buyobozi bwa seti bakavuga ko ukuboko kw'iburyo aribwo yari kwari gufite imbaraga cyane. Ndi kuvuga ibyo numvishe mu bantu bo hanze, njye ndaza gukenera noneho ko nabona abayobozi b'aya makorali bakanyihera amakuru y'ukuri, ntabwo ndi bwemeza amakuru runaka. Ndi kuvuga mwumvishe ko igice cya mbere cy'abantu bamwe bambwiye ko ibyo bintu bihari, bahembwa ndetse babarokirita, ari naho numvishe ko uwitwa Claudine bamurokrise, bamwishyuye kugira ngo agaruke mu kuboko kw'iburyo. Ariko kandi kuba yagaruka mu kuboko kw'iburyo ntabwo bikuraho ko n'ubundi yarasanzwe arimo. Rero nageze muri cya gice cy'abandi bansobanura ibitandukanye n'iby'igice cya mbere. Ndavuga ngo angle ya mbere navuga y'abo bantu bampaye bemezaga ko ibyo bintu bihari, abandi nabo basobanuriye gutya. Claudine yahoze mu kuboko kw'iburyo, habaho kutumvikana entre parenthèses n'uwo muntu navuze muri Amerika Gikundiro. Hanyuma nyuma yo kutumvikana n'ubuyobozi icyo gihe bwari bwanahindutse, Claudine yagiye muri Alarme. Ariko tubibutse ko mbere yo kujya muri Alarme yagiyemo n'ubundi Gikundiro ari wabanje gusohoka ajya muri Alarme, hanyuma Gikundiro aza kwigendera muri Amerika. Uyu nawe yaje kuzana ahita akurikiza akomereza muri Alarme avuye mu kuboko kw'iburyo. Imyaka iragenda irihirika. Uyu munsi amakuru dufite yizewe nuko Claudine yamaze kugaruka mu kuboko kw'iburyo. Yagaruwe nande? Ese koko yarishyuwe amafaranga? Byagenze bite? Igihari rero muri abo bantu bandi twaganire nabo bafite amakuru bakuraho hafi muri korali, bavuga ko ari seti wamugaruye, kandi ntabwo bamurokrise, ahubwo bamugaruye nk'umuririmbyi habaye wenda hari ibindi bintu bihari bishobora kuba byabaho byo kumufasha, nabyo ndaza kubigarukaho bivugwa. Ariko yagarutse azanwe na seti. Nyuma yuko seti agarutse ku buyobozi bw'ukuboko kw'iburyo, seti yafashe gahunda yo kwegera abantu bahoze muri korali ukuboko kw'iburyo, atangira kubegera kugira ngo baganire arebe ko bakongera kugaruka muri korali ukuboko kw'iburyo. Uyu munsi seti afite ibyo ari gukora mu kuboko kw'iburyo kugira ngo korali ikomere nk'uko byahoze. Si uko yasanze wenda yaraguye cyane, ariko uko biri kose imikorere wenda abayobozi baba batandukanye. Hanyuma abo bantu n'ubundi bakomeza bambwira ku bijyanye n'imihembere na recruitment, bansobanura ku muntu bita Mubogora. Mubogora ni inshuti yanjye, turaziranye cyane, ntabwo uvuze ngo ni bwa bushuti bwa buri munsi tuganira, ariko turaziranye, arabizi. We mufata nk'umutoza, ntabwo we aza mu bintu aya makorali arimo muri ADPR, ntabwo ari umuririmbyi tuvuga wa ADPR kuvuga ngo ni umunyedini nyine no mu itorero, sorry, oya. Mubogora yize umuziki ku Nyundo, abifite impamyabushobozi. We kuba namwumva ko bamurokrise bamuhemba, nabifata ko nyine ko ari akazi, kuko we nyine yagiye muri korali, yagiye n'umutoza mwiza. Afite hano hanze abahanzi tubona bakora ibitaramo benshi aba yagize uruhare nka 90%. Se nayivuga 90% cyangwa se 99% aba yagize mu ruhare uramuka by'imiririmbire.
nkurikire neza, by'imiririmbire byo gutegura stage arrangement, ibintu bitandukanye, gutoza abagomba gukora amajwi neza, byose ni umuhanga, afite n'impano ikomeye, amaze gufasha abahanzi benshi. Nitunavuga gutyo turavuga na True Promises, ni umwe mu bantu bayifasha iri gutegura amakonseri. Mubogora yahoze muri Holy Nation, biranashoboka ko ayo makuru nahawe yo ntago bambwiye ko yayivuyemo, ariko biba bigoye ko yafatanya amakorali abiri ngo bizakunde. Uyu munsi n'umubare w'amashusho y'ukuboko kw'iburyo ari gusohoka, hafitemo indirimbo ari kugenda agaragaramo. Cyo nabyemera ko we aramutse ahembwa ntago byaba bitangaje, nta nubwo yaba ari inkuru, kuko niko kazi afite akora kandi yigiye, yabifashe nk'umwuga n'umwuga we. Ahubwo batamuhemba nibwo navuga ko ibyo ari gukora nawe ari guhemukira amafaranga minervale ye. So Mubogora we reka tumureke, tugaruke kuri Claudine. Ibyavuzwe rero, bamwe bemeza ko bamurokrise, abandi bakavuga ko ari se wamugaruye mu buryo bwe, aramuganiriza agarura n'abandi, harimo ngo n'abagiye bagaruka. Icyari cyamujyanye nababwiye ko ahanini bivuga ko ari ikibazo cyabaye cyane hagati yiwe n'uwitwaga Gikundiro waje kugenda. Ndagukurikirana amakuru, akunda kuba afite indirimbo, ni umuririmbyi mwiza cyane. Ibyo bapfaga ababizi barabizi, shaka kubijyamo cyane kuko nabangiye mu nkuru itari ngombwa. Hanyuma uyu munsi tuvugana, ukuboko kw'iburyo gufite abo korali bita Shalom nayo ikavugwaho icyo kintu, ariko uwo muntu turi kuganira yambwiye ko ni babiri, nibo nagerageje kuganira nabo. No kuri iyo nkuru yo kugura abaririmbyi n'iki nabyo, ni abaririmbyi, ni abantu babiri nabajije. Amakuru mfite yandi duhabwa nuko icyabaye cyangwa ikijya kiba mu amakorali yo muri ADPR, cyane cyane nk'izi za Shalom, ntabwo barokrita. Ubwo niyo nahawe nabo bantu bambwiye bati ntabwo korali Shalom cyangwa kw'iburyo kurokrita. Ati cyakoza iyo kwagushimye ukabona ufite impano, barakuzana, bashobora kugukodeshereza inzu cyangwa bakagucumbikira, bakagira umuryango umwe ukwakira iyo ukiri muto. Barangiza niba ukeneye gukomeza kwiga, bakagufasha mu bijyanye n'amasomo ukiga. Ati wenda n'izo transport, no kuba bashobora no kugufasha kugushakira akazi. Wumva ako kantu, kugushakira akazi. Umuntu umwe muri abo nabajije yambwiye ati ariko se koko tutabeshyanye ko izi korali zisigaye zirokrita abaririmbyi benshi, babona amafaranga yo kuba baba bakora he, babinjiriza hehe, ku buryo bavuga ko niyo yaba ari YouTube binjirizaho, babona amafaranga yo guhora bahemba abaririmbyi bagera mu 10, 20 cyangwa se 10, 15 cyangwa 7 ku kwezi, bakaba bafite umushahara wabo. Yahise ambwira ikintu nanjye numva kirumvikana, nubwo kugeza ubu ndi bubabwire ngo mwebwe ari mwe mwihitiramo. Iyo umuntu ari gutanga amakuru gutya, yirinda kugira aho abogama. Sindi buhagaraye ngo nemeze ngo barahembwa, sindi bunahagaraye nemeze ko badahembwa. Ahubwo mwebwe murumva amakuru mushyire muri logique, mushyire mu nyurabwenge zanyu, muvuge muti inkuru ya nyayo ni. Gusa ndacyabisaba niba bishoboka, nimero yanjye iri hano hasi, umuyobozi wa DP wa ukuboko kw'iburyo cyangwa se umuyobozi wa korali Shalom, mwanyemerera mukazama icyo kiganiro tukaganira kuri icyo kintu, kugira ngo abantu bajye bava mu makuru abasirikira hano ku YouTube menshi. Tuba dukeneye views n'ibyo, ariko ugasanga umuntu ayishakira amakuru adafite by'ukuri. Niyo mpamvu nirinze kuvuga ngo nemeze cyangwa mpakane, kubera ko ntafite uruhande rwa ba nyirubwite. Ariko kandi sinabura kuvuga impande ebyiri nabashije kumva z'abantu bari hafi n'iyi korali bakurikirana amakuru yabo. Ariko abo ntabwo amakuru yabo twayemeza tudafite nanone yabo bandi, ariko twayavuga uko twayumvise, ariko ntitwayemeza 100%. Rero icyabaye kandi cyo nabashije gusobanukirwa, bavuze ko korali Shalom n'iyi korali ya ukuboko kw'iburyo ndetse n'izindi, akenshi iyo zizanye abaririmbyi zibabonamo impano, baba bavuye n'ubundi muri ADPR, abenshi zirabazana, zarangiza zikabafasha mu buryo bwa transport kuza mu myitozo, zikabafasha aho kuba iyo bibaye ngombwa adafite aho kuba, zikabafasha kwiga mu gihe babona babyemeranyije. Ariko nta hantu bagira
bakura kubera ko ngo bafite wenda tuvuga ikigega cyo gukoramo amafaranga yo kuba bahemba abantu bitwa ko ari abakozi cyangwa babazanye mu buryo bwo kubahemba ku kwezi, salary y'ukwezi. Bivuze ngo rero iyo umuntu ari kubigusobanura uhita wumva wa mugani zikora zakwicara zikabona ahantu zikura, ese hari business zikora ku buryo ushobora kumbwira ngo perezida wenda afite ubushobozi ariko se yahemba rimwe kabiri gatatu bikazavamo agahora wumva ko agomba gutanga umushahara. Ibi mbivuga nuko nzi ko no muri zino ministeri za alarme za True Promises buriya nabo nuko abantu batabizi zijya zifata abana badafite ubushobozi babamo mu ministeri yabo. Hari abonzi ntabwo ngiye kubavugira hano kuko bagiye babyivugira, bagiye banashimira alarme, hari abantu bagiye bayishimira kuri za kamera, bagiye babafasha kwiga muri za kaminuza bakishyura za minervare, bigatuma umuntu yicara agatuza akuguma hamwe akumva nawe afite icyo agomba kwitura ministeri. Rero nta gitangaza kirimo numvise ngo korari Shalom ngo ari umwana yishyura minervare muri kaminuza, baba bari nta kintu kiruta ibyo kuba wafasha umuntu kujya mu ishuri akiga nawe akicara hamwe agakora umurimo w'Imana. Naho kuba umuntu yava muri ADPR muri korari wenda reka tuvuge yo muri wenda Betifag y'Irubavu akaza muri korari ya hano muri Shalom, n'ubundi bose ni itorero rimwe, nta gitangaza kirimo. Icyaba kitangaje ni igihe twakumva avuye akajya mu itorero ritari rya ADPR, nabyo ntibitangaje cyane kuko umuntu aba amaze gukura afite uburenganzira bw'imyemerere ye. So reka rero tugaruke tuvuge ngo ese wowe unkurikiye byaba ari bibi ko umuntu yazana, ubwo muranshyira muri comment mu ibitekerezo byanyu, ni bibi ko umuntu yaza muri korari akafashwa muri ubwo buryo bw'amasomo, uburyo bwo kubaho, aho akodesha wenda kubera ko afite impano bakaza bakabimukorera? Ese ni bibi? Byari bikwiye kunengwa se? Byari bikwiye gufatwa nk'ari business? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ese ni bibi byo umuhanzi aramutse muririmbyi aramutse ahawe amafaranga ya recruitment yanagera aho ngaho akanahembwa? Nabyo mumbwire. Muri ibyo byose buri wese ashobora kuba yagira uruhande rwe, ariko nagira ngo mbabwire ko ministeri nazo zirabikora, ariko zo ntizibikora, nazo zibikora mu buryo nk'ubwo navuze nabwiwe ko za Shalom zibikora. Simbizi ukuboko kw'iburyo kuba wafata umuririmbyi wawe ukabona ko akeneye gukomeza amashuri, ukamwemera kumwishyura minervare, ukamwemera no kuba afite aho acumbitse agakomeza gukora umurimo w'Imana atekanye adafite imihangayiko, avuga ati ejo nanjye nimara kubona ka diplome nzagenda ngiye gushaka imirimo nkore nkomeze mbere muri korari. Ibi ntago n'amatorero abikora, n'umuntu ku giti cye yabikora, nta bidasanzwe. Ahubwo batabikoze nibwo njye nabagaya. Ntago ushobora kuba ufite umuntu muri mwe ufite impano ukora kandi ushoboye no kwiga ngo ube wabona ubwo bushobozi umwima amahirwe yo kuba yajya mu ishuri ngo yige. Naho ibijyanye n'imihembere rero twagiye twumva, nabyo turizera ko bizamenyekana tumaze kuganira n'umuyobozi Seti wo mu kuboko kw'iburyo ndetse n'uwa Shalom. Naho iby'amarushanwa byo hari bivugwa ko haba harimo nako kantu ko ntabwo mbyita guhigana, kuko buri wese aba yumva ashaka gukora ibintu byiza, akenshi tubibonamo nko mu guhigana. Ariko reka twibande cyane kuri iyo nkuru nyamukuru. Ese koko guhembwa byo ni bibi? Ese baramutse banabikoze bagahabwa ishimwe ryo kubishyurira minervare, kubigisha no kubatunga aho babarizwa, aho bacumbika bakabaha amacumbi, ibyo byaba ari bibi? Hanyuma ku ruhande rwa babandi rero nabo bavuga ko baba bahembwa, ese bo baramutse ari ukuri byo byaba ari bibi? Uhembwa ukaba waranishyuwe recruitment? Kuko Claudine ubu nguyu munsi nibagatse ukuboko kw'iburyo, hari izindi mbaraga ukuboko kw'iburyo yongeye kunguka nyuma ya cyagiye. Niba uyu mubogora we niba yaravuye muri Holy Nation akajya mu kuboko kw'iburyo, zose ni korali zo muri ADPR mu Gatenga, haba harabayeho nyine ubwumvikane. Kandi niba ari muri Holy Nation nko kubafasha akagira icyo ahabwa, kuko uwo muntu yambwiye ko muri Holy Nation naho ntabwo hembwaga umushahara, ahubwo yagiraga nyine akazi babaranaga nuko akazi kakozwemo n'igihe runaka agomba kuba afite akorana nabo. Ubusanzwe murabizi ko yabaga muri Kenya, uyu munsi biravugwa ko yamaze kugaruka, agiye kuza niba ataranaje n'umuryango kugira ngo akomereze gukorera hano mu Rwanda.
byumvikana ko yaje mu kazi kandi hano harimo araboneka akazi cyane ku bijyanye n'umuziki. Umuziki wacu uri gutera imbere kubera bano banyeshuri bagiye baca ku Nyundo. Abaririmbyi benshi bavayo baraza, abafite impano zo kwigisha bagakomeza, kandi nabibabwiye uwitwa Mubogora Desire ni umuhanga, ni umwarimu mwiza ushobora gutoza ukumva ko hari ikintu cyahindutse muri korali, ndetse iyo bigeze mu mikorere yo gutoza korali ibyo bibindi umuhanzi we wenda, ariko amakora amaze kuba umuhanga muri byo, kandi hano hari akazi kenshi. Rero nta mpamvu yuko ibyo yize agatangamo minervare atagomba kubigiramo umusaruro, kandi noneho kuba bera akarusha abari n'umuririmbyi, aba ari umukristo, ari umugospo nyine, bita byoroha bikaba amahwe. Reka rero iyi nkuru ntabwo iri burangirire hano. Nitugira amahirwe abayobozi bakatwemerera kuduha ibiganiro, tuzabasura tuganire nabo batwibwirire inkuru y'ukuri. Ibi navugaga yari nko kubabwira ngo ibiri kuvugwa ni ibi, igice kimwe kiravuga ibi, abo nabashuganira n'abandi baravuga ibi. Ahasigaye rero ubuyobozi bw'amakorali muzaduhe ibisubizo by'ukuri kuri mwebwe, kandi nta gitangaza kirimo. Ibyaba bibaho byose biterwa n'uko korali nayo yahisemo kubaka imikorere yabo no kumva niba bicaye bakanemeza ko bazahemba, nabyo birashoboka cyane ko tuzi ko tuve mu baririmbyi. Niba abacuranzi basigaye bahembwa, bivuze ko hari igihe kizagera n'abaririmbyi mu makorali n'amatorero bazahembwa, ko hari amatorero nanabyibutse, hari amatorero ahemba abaririmbyi, aba worship leaders barahari rwose. Worship leader ugasanga hari worship leader wishyurwa, uhembwa ku kwezi saleri, akaba azi ko repetition agomba kuzitabira ku cyumweru, akayobora akanategura gahunda yo kuramya no guhimbaza mu materaniro. Ako kazi hari amatorero nzi hano Kicukiro harahari, ntarenze kuvuga ariko murayazi, kandi birubakitse. Muri za Amerika ho n'ibindi, akazi ni akazi nyine, barabikora nk'akazi. Rero biramutse bije muri korali, ufite ubwo bushobozi na korali abaririmbyi barabyemeranyije, bakaba bafite aho bakora ayo mafaranga yo guhemba, nabyo ntabwo byaba ari igitangaza. Ahubwo ikibazo ni uburyo tubivugamo n'uburyo tubyamamazamo. Hari igihe tubivuga nk'ibintu bivuga nk'aho ishyano, harya nuko bavuga ngo ishyano ryacitse umurizo. Hari igihe tubivuga gutyo ariko atari ko kuri. Reka mbashimire rero abari badukurikiye, kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ni The Gospel Hub, twarimo turiganirira. Nari nahisemo gufata umwanya ngo tuganire namwe abadukurikiye, mumbwize ukuri mwebwe mubyumva mute. Ese muremeranya n'icyo gice cya mbere kanyite A, cyangwa muremeranya n'igice cya kabiri B? Abo twaganiriye, biramutse inkuru ari y'ukuri kuri A, byaba mwemeranya nabo. Ibaramutse ari B, yaba mwemeranya nabyo. Ibitekerezo byanyu birakenewe, nimutange ibitekerezo maze dukomeze gushyigikirana. Hari ibintu njya mbona tangaza, ariko ugasanga rimwe na rimwe mu byakiriye nabi, ariko ari amakuru kandi ashobora no kudufasha. Buri nkuru zose ziba zigomba kuvamo amasomo. Ese ibi tuganira ku makorali hari amasomo byavamo? Ese ku muntu no kumenya abantu musanzwe mukurikira amakorali, mwumva ibyo bitekerezo byanyu bidakenewe kugira ngo mufashe amakorali? Reka rero mbashimire cyane. Yari The Gospel Hub kuri channel Urugero TV and Radio Official. Reka ngusaba gukora subscribe dukomeze twibanire, kuko amakuru ari hano tuba twifuza amakuru ya nyayo yiviriye kuri ba nyir'ubwite. Ntabwo tuba dushaka gutangaza amakuru twavanye mu mitwe yacu twabwiwe gusa. Tuba dukeneye kwegera ba bantu nabo bakadufasha kuduha inkuru mpamo, inkuru z'ukuri. Reka rero tubashimire, twizere ko turi bukomeze kubana no mu bindi biganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nakagaruka.